meze nabi nari mfuye ahari abafite ubwoba ko hari icyo namutwara gusa njye ntacyo namutwara njye namufashe nk'indaya uriya mwana n'uw'imbwa azigiremo iki umugore icyo agomba kwiga cyo ni uko ikinyoma ari intebe bicaraho rimwe hari umugabo watagahita afata umupanga akagutema tandaraza tandaraza icyo kiboro wanzaniye cyanavuyemo uwo mwana utari uwanjye tandaraza ngikozemo ubugari bushyushye kandi ujya unabumira Platini ari amafaranga watanze kuri uriya mwana yafate nk'umuntu wayagiriyemo umuntu neza kubera ko wamugiriye neza na nyina umugirira neza nagusaba imbabazi uzamubabarire uzamubabarire nagusaba imbabazi uzamubabarire utabona ndirimbye ngo ugira ngo ndishimye iyo situwasiyo yawe urimo yarambabaje niba atari planka zanyu tutavuze kubyimodoka nga gusazi se nabonye ejo bundi tutavuze kubyimodoka reka mbanze nyari ubundi reka nsi fasha reka mbanze ndebe hirya no hino ku buryo ntari buze kuza guceceka uvuye kunyara mvuye kunyara muzabigira mute nimubona ndongowe Ariya Kuru na Jackson mwikwikoza hirya no hino amasezerano mwagiranye sinyazi urwego bahava agera hashimisha abantu ni narwo rwego abishatse yagera habababaza mudafashe umwanzuro w'ubwenge ngo muhereze bahava imodoka ye ni ukuri irabahagama nimutaye ni nyamuzayiruka Gasaro TV. Gasaro TV tubahaye ikaze umerereye mu mandi zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane bose tugarukanye na Liza nyuma y'igihe kirekire cyane tutaza aho yihishe agiye kutubwira amakuru tugane byinshi bitandukanye ndetse nzi neza ko benshi bari bamukumbuye hano iwacu ku Gasaro. Liza tugwaye ikaze. Murakoze cyane. Meze gute? Meze neza. Nkomeze umuntu utishimye kandi hano iwacu nzi ko bari bagukumbuye Liza. Kuba nishimye ndishimye ariko ndakirutse. Urakirutse. Iminsi nari ndwaye nari meze nabi nari mfuye. Wari upfuye. Njye ariko nabanje kugira ni blague. Sha Sandra ntabwo byari natunguye no kumubona mamagara ati Liza yaheze mu nzu. Ntabwo byari blague gusa ubu meze neza. Warananitse disi. Wenda nyine kiragiye baguhamagaraga naheze mu nzu. Waraje urandeba ako Sandra sha na icyo cyarubwo yivugisha ngo byari blague oya nawe urabizi ko byari seri oya ndavuze impamvu byari seri bataramamagara uzi impamvu waje ukabibona ukabona ko biri seriye sha byari seri na ahantu waje ntushyireho na kamera ibaze none se reka nkubaze Liza washyiraho kamera umuntu ntavuga nta kopfora ntagira iki ariko ngewe mbere warambwiye nyandike ngo nararembye naheze mu buriri ati no kurya no kugira iki ni kibazo ese ubundi wamuganeka dute twibaza iki kibazo ngewe umuntu amamagara wa hafi hano iwanyu ndetse sibyo yari umuntu umbwiye ati Liza yararembye ati ashaka ko hari tuntu tumwe na tumwe urabizi wenda si ngombwa ko tujya mu detayi nta nubwo ari nango yego hanyuma mpita nibaza uzi ko ibi bintu koko bishoboka kuba bikomeye ibyo Liza ajya ambwira cyangwa se postinga bishoboka kuba uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba agiye gupfa ariko ngiye nagize ubwoba nahise ninya n'isi for real sha ugomba kutinya isi kuko isi ni mbi kandi ntabwo isi yigeze iba mbi iremwa ahubwo abantu bagize isi mbi ni abayituye shaka bisa aba banyarwandakazi bantu mukurikira iki kiganiro muri bukirebe banigire mariko ndagira ngo mbabwize ukuri mufite inshuti mufite abavandimwe ariko ndabasabye mutinyemo shaka bisa kuko nk'umuntu wamvuye Sandri nge yarambonye aravuga ati uyu mukobwa ntawe nzi
ariko abana banjye babaye bakimubona barasakuza bariyamira nk'aho bamuzi. yego ni ikivuga ko bamuzi. Bambwiye ko we rero ni umusaza ntiyanabashaka kuvuga ngo umusitari, ngo bambwiye ko ari umurasita. umuntu ngo baramubaje ati se muzehe umurasita nugira ati ni wa muntu abantu bose baba bazi ngo isi yose imuzi. ati ubwo rero kuva ari umurasita tugenda muvura icyongeyeho njye ntabwo ndi bamuteka mitwe wo kuri social media. hanyuma Liza nuko rero bwira abantu nzi neza ko benshi bari banategereje Liza nyine ngewe ikintu cya mbere nshaka kubwira abantu mbere yuko nafashwe. Bro guys umva se mbabwire mureke kwizera umuntu uwo ari we wese ko umuntu uwo ari we wese yakwica. ab'inshuti yawe abo bo mu muryango abiki wese yakwica. uretse no kukwica ashobora no kutakwica ariko akakugirira nabi. mbabwira umuntu mukwiriye kubaha no kumva ko uwo muntu mwizeye. reka nkubwize ukuri nyoko niba yaragutwise amezi 9 akakubyara ntafate litiro y'amavuta ngo ashyire mu ikaraya gutemo. ntafate umuriro ngo awucana kujugunyemo. ntacukure umwobo mu nzu iwe ngo akwitabire agutaba guhamba uri muzima. ni ukuri kw'Imana uzizere nyoko wenyine niyo yakujugunya. ndabizi Sandrine hari ababyeyi babyara abana bakabajugunya ariko agatima ariko buriya kujugunye tagira ngo yibagirwa aho yakujugunye. araguhiga hasi hejuru. yego hari n'umubyeyi uguta ntanaguhige ariko aba afite ikibazo gituma ataguhiga. uzi impamvu? niba narakubyaye nkagutwita amezi 9 gukuramo inda ni ibintu byoroha, ariko hari na bamwe bigoye nabyo tutabyibagiwe. abo bigora rero bimunaniye kwikuramo akakubyara ntafa. wa muntu wibyuka ubungana n'iyi telefone nsigaye mfite, ubungana n'iyi telefone nsigaye mfite bampaye kuri poromosiyo. nuko nanze kuvuga kampani yayimpaye, ariko abishatse yagufata nk'iyi telefone aba yakubyaye uburo kantu gakandika kanigika. abishatse yagufata nk'iyi telefone agakanda mpaka umwuka ugushizemo. hanyuma se Liza benshi bahita bibaza uburwayi bwawe. njye nararozwe, niyo mpamvu mbabwira ngo uzizere nyoko, wizere niba nyoko yarakubyaye ukaburiho izere nyoko wenyine. Liza we yarozwe n'umuvandimwe. njyewe narozwe n'inshuti magara. ni yari nk'umuvandimwe. yari nk'umuvandimwe. I think you know her. rwose uramuzi pe. shangewe bira bintu byaneye ngaho tekereza ukurikije ubushuti njye nawe twari dufitanye. nyara nkamubwira nti gonda nyaye. wewe wimuvuga mu izina. ntabwo muvuze mu izina ntabwo ari izina ry'umuntu. yego reka twumve ko yitwaga na Sandra. reka wimbeshyere. nkamubwira ni Sandra nyaye. oya reka tubyite gutyo. okay reka tubyite Liza. nkamubwira ntirinda nyaye. sura nkamubwira ntirinda Suzi. nkamubwira ntirinda ariye. mbese utuntu twose niwe muntu mwaga mutuziranye. yari inshuti magara pe. magara. hanyuma uza rero kuzira iki? icyo benshi rero bite bibaza ati abakobwa bapfa abagabo. reka mbabwize ukuri ishyari niryo burozi. njyewe yagize ishyari ry'intambwe nateye. arwana no kuyinkuraho, kandi nubwo yarwanye no kuyinkuraho ni ukuri banyarwandakazi mbabwize ukuri. Liza
icyo gihe nari indenzi yego pe ariko kugeza uyu munsi sinkirenze ndakennye ariko bitari cyane ku buryo nasabiriza kandi riza buriya bibaye na ngombwa ko nca akabogi nagaca bibaye ngombwa ko nca bugufi nabuca bibaye ngombwa ko nkena nkakenereza nabikora burya n'agataro ndakikorera ndagira ngo abanzi kuva kera ku gasaro batari abavuba ndabizi ko munzi njye n'agataro burya ndakikorera ariko ngahiga nkihigira nkahigira abana banjye ngasa neza muzabikurikirane muzabona amashusho ndi umuntu nsa n'abantu ariko kugeza uyu munsi nkuyemo nk'iri sogisi mukareba ukuntu ibirenge byanjye bisa nkuyemo nk'iri sogisi mukareba ukuntu ibirenge byanjye bisa inzara wagira ngo nkorera hahandi bamena ibishingwe induba inzara wagira ngo nkorera induba kubera iki naragiye ubundi nabanje kubyimbagatana umubiri wose ndishimagura birancanga ndatekereza ni amavuta n'injyanda ni amasabune nkora igishoboka cyose biranga fayinari noneho mu nda harandya Sandrine nariwe no mu nda ngira ngo ntago nzongera kubaho hanyuma rero wafatwaga gute rero wenda njye nafashwe nishima niba hari n'ababibona barabibona neza Baraza dore gufata ama-highlight inyuma. njye nafashwe nishima ni ujya nanabikore nanone njye nafashwe nishima mani ndabanza ndishima ngeze aho ndabyimba ndavuga izi nama y'ibeni ibiki ibintu nk'ibyo ngeze aho noneho ndaribwa mu nda umusaza wamvuye amafaranga namuhaye yari ayo kunsuzuma gusa amaze kunsuzuma yambwiye icyo ndwaye ariko ndavuga nti so wabaye ambeshya kuko buriya umerewe nabi uribwa ahantu hose nta na kikwemeza ko umuntu atakubeshya kuba wataye umutwe wowe bumva witaye ku kibazo cyawe iby'undi ntubu byumva cyane navuze so wabaye ambeshya arambwira ati singusuzumye fata umuti ujyane ntumpe n'ijana we twara umuti wawe uwunywe uwisige uwunywe uwoge uwisige mbese nk'unywe nk'ukarabe nk'uwisige nubona udakize uzamenye ko nakubeshye ntuzirwe uza kunyishyura y'umuti Sandrine nagiye mvuga nti nayo kumupima muhaye apfuye ubusa umuntu utanyishyuye umuti ni ikivuga ko uyu muti ntacyo umuntu utambwiye ngo mwishyure umuti ngo anyishyuze umuti uyu muntu nta gahunda afite yo kunkiza abaye azi ko uyu muti wankiza yakabaye anyishyuje bihagije ariko ntacyo uyu muti uzamarira reka mfe kugenda nkora ibyo nkora naragiye mpfa kubikora ariko kubwiwe no kubw'Imana ndakira urakira hari ibintu bambwiye byo kujya kuri toilette bintera ubwoba ntago nakize neza ariko narakize umunekuruze kujye usiko uvuye mu njye nabifashe nko kuva mu rupfu Sandrine njye mvuye mu rupfu wowe icyo nzi cyo waramboye ukurikije ahantu mvuye mu rupfu ni ukuri ko Imana byahise bituma nanjye ntinya abantu abantu mfite impamvu nyinshi abantu bose si abantu abantu ni bamwe njyewe hari ibyo nzi wenda biteye ubwoba ariko wenda ntavugira kuri kamera ariko Sandrine ntuzigere ugira umuntu ibaze ko nagiye mbaza iyo nshuti yanjye yanyeretse ndabaze se koko waratinyutse urandoga
ngo njyewe nk'uroga ngo reka hanyuma Liza ndamubwira nundoga uwo munsi wowe njyene namwiboneye yafashe uruntu rumeze rwa rundi rw'amavuta rw'urukarayi nka rumwe batekamo amasambusa n'iki ashyiramo ibintu by'imiti byarabiza arizana pana yewe iyo mbishaka mbana najyanyeho kamera ako naravuze ninjyana y'amakamera n'iki abantu baraza gutekereza ko ari bimwe by'agatwiko abapfumu baba bashaka kwiyamamariza. Hari ikintu wambwiye ko uyu munsi w'umuheni inshuti yawe yiruka. Ibaze ko namusabye, ibaze ko uwo mubyeyi wamvuye namusabye nkamubwira nte se wambabariye ukampa nimero yawe nkajya nkora ikiganiro nkayitanga ukazavura n'abandi bantu ko mbona abantu ko hari abantu benshi bishwe n'agahinda babuze n'ababavura. Arambwira ati no ntago ngewe niyamamaza. None se Liza atubwa umuntu ngeraho n'Imana ibimuzanye nkamukiza. Buretse gato nkubaza akantu mukanya ari kumbwira ati arambwira ati cyo kora icyo ngukorera yanjye ndayigwa nkuko n'ubundi wari warayibonye nugirira umuntu impuhwe ukabona babaye koko uzayimuhe. None se Liza inshuti muhuye ikirukanga kandi ihakana katari yabikoze ubu yifata gute? Ntago yampakaniye ngewe. Finally twaraganiriye igihe kirekire wowe urabizi ko waje mu rugo nawe ahari agahakana. Nyuma naramubwiye ni se undoga si wari uvuye kwisukisha ngo yego. Ubwo oya yarambwiye ngo mvuye kwisukisha nti mvuye kwisukisha bisubiramo. Ndamubwiye undoga wari waguze agapira ka veri pome n'akajipo kako imyenda iri complete ntago byibuka nibwo yahise atsinda. Nese ubwo kwirukanka n'ubwo baba bafite ko nawe wakihorera? Ahara bafite ubwoba ko hari icyo namutwara gusa nge ntacyo namutwara. Ako benateye ubwoba kuko uwo muntu kamenya ko amuroze kuko uwamvuye yaranansiritse ubu ntiwakongera. Yego ko yarabirangije ukaba bateye ubwoba babyifuza ubu ntiwakongera. Ababyifuza akaba abanazema kana bateye ubwoba. Oya niba unabyifuza rwose niba ari n'inyama niba ari inyama zimpe rwose nirire ushyiremo n'uburozi bwawe ntacyo. Ngewe nushaka unambwira uti dore ngo uburozi mbushyizemo. Niriye somo wabyigiyemo? Akaba ari inyama ndazirya. Wabyigiyemo iri somo rero ibi ngibi umaze igihe rivuga ko nigiyemo isomo rivuga ko nta mwizerwa. You just trust yourself. Don't trust anyone. Yeah. Cyo ndacyemera. I will never trust anyone. I trust only myself. Yeah. Ya ni somo ryiza kandi abantu kwagakwiye gutekereza. Hanyuma mu kanya nabwo nibwo wasekaga utwenga ati Platini n'umugabo. Kanigire kuri showbiz sasa. Kubiri kuri iyi mihanda n'umugabo subundi nyine ntiyari umugabo. Ariko se ubu noneho ko ari umugabo bikabije. Birenze uko yahoze ari umugabo. Ushingiye kuki? Ariko suza umuntu rero umwana erega bura yareze umwana wimwe ura mwana no wimbwa. Iryo jambo ko riteye ubwoba we. Niyo mpamvu yamureze. Mwana wimbwa. None si yaba umwana w'umuntu muzima yakaba yarerwa n'undi mugabo kandi sahari. Iryo jambo riteye ubwoba. Niba uriya mwana atari wa Platini koko nkuko byavuzwe uriya mwana n'uwimbwa. Ni umwana ariko wabyawe n'imbwa. Wabyawe n'umugabo mbwa muri make. Hanyuma se Liza umudamu ufata inda ye habizi neza ko inda atari y'uno mugabo akayimushyiraho ubu mufata gute? Uriya mudamu we wamufashe gute? Cye namufashe nk'indaya. Oya ntago ari indaya. Ni indaya. Nyine ngewe indaya nijya ku muhanda ikicuruza. Nyine nge akicuruza wamenya se uriya mwana yaramuhaye mu ruhe rwego. Buryo umugabo kwihakana nuko muba mwaryamanye nta yindi gahunda n'imwe igomba kurenga kuba mwaryamanye. Bariho benshi ariko bajya bihakana amaraso yabo. Bariho kandi barakundanye.
Sandri wowe ubyaranye n'umugabo akakwihakana yaba ari iki kuri wowe? yaba atari seriye. Inseriye yaba ari inseriye. Iyo urenseriye rero ntaho bitandukaniye no kubimbwa. Kuko buriya imbwa buretse nyine nkubwire. Buriya imbwa nyirayo si nyirayo, ni shebuja mu byo twumva. oya ni nyirimbwa. Ni shebuja se arayikoresha. Umuntu agira shebuja n'imbwa igira shebuja. Nibyo njya numva. Rero ntabwo ari shebuja w'imbwa, ahubwo ni nyirimbwa. Reka tuvuge ko ari nyirimbwa. Iyo mbwa rero nyirayo yibeshye agataha yambaye imyenda itariye, kaza yisize amavuta ataraye na parufe itariye, burya ya mbwa ye yamurya. Niyo mpamvu irenseriye. Uzi ahandi hantu iberenseriye imbwa? Nyirayo yafashe inyama akava kuzihaha, ihita imwirukaho. Yinjiye mu cyumba agahita akubitaho urugi, izaruguma inyuma. Nazikarangira mu cyumba akarinda yazirya akazimara. Imbwa iri ku cyumba ituje imoka igira iti akayima, burya iyo asohotse iramurya. Niho iberenseriye, kuko nta kibwira ko nyirayo atari umuti w'inyamazanye. Hanyuma rero benshi baravuga ati Platini biteye ubwoba kuba agiye kugabana etaje n'uriya mudamu cyose bagabana etaje kweta. Wowe ari ivangamutungo n'ivanguramutungo kuri ubu ngubu ubonye uko ibintu bimeze usigaye uprefera iki cyangwa se wahitamo iki? Nge nta na kimwe mprefera, nta n'icyo mpitamo. Kuko kugira ngo abantu bajye gusezerana nuko baba bakundanye cyane. Nge rero prefera urukundo muri ibyo byose. Mbaye ntagifite urukundo rwawe, wowe niyemeje niyo mpamvu ngeriza nimanika ikiganza cyanjye mukabona nagize gutya, ninamamaza ngo mfite ubukwe cyangwa mfite boyfriend, nukuri reka ndeke ibya boyfriend. Ninamamaza ngo riza mfite ubukwe mfite iki, nkamanika ikiganza cyanjye, nukuri kw'Imana abazabishobora muzantwerere, niba ndi butwerererwe muzantwerere. Nimba mufite no kubutaha abazabishobora muzazi, nukuri nzaba mbufite. Nzaba ndi mu rukundo biri deep, kubera ko ngewe riza kugira ngo mfate umwanzuro nyine gutrusting umuntu ni ibintu bigoye. None se ushatse kuvuga yuko niba barabanye nuko habayeho urukundo? Ngewe nitujya kudivorce uzakora iki? Nukuvuga ngo ngenza ni nacyo warumbashije. Ngenza naje nshaka urukundo. Yego. Ntago naje nshaka umutungo. Ndabyemera rwose. Niba rero urwo naje nshaka bikaba bibaye ngombwa ko ntakiri kurubona, ugenda nako abasigara. Iyo umugabo agiye hagasigara umugore, umugabo ari we nyiri urugo, ari nawe nyiri imitungo, ni ukuvuga ngo umugore aba yaraje kwishakira ibyo asigayemo. Ku buryo sura mudamu yavuga ngo, none se Sandrine nkubaza ikibazo kimwe buretse gato, ku buryo mudamu yavuga ngo niba byanze kandi nawe azi ukuri kuriya mwana atari uriya atari se, ati none reka twarasinye ivangamutungo reka mbihereze mwihorere iyo 50-50 nyireke. Uriya mugore niba yaraje niba yaragiyeyo akunze Platini, uri kumva urukundo rwe na Platini rurahagaze, kandi kubera impamvu zi ashobora no kumubabarira. Nyine niba Platini atakimukunze, umugore nagenda uko yaje, kuko we yaje wenyine cyangwa se yazanye n'ibintu bye nabyo bijyana ibyo yazanye. Yaje azanywe n'urukundo kubera ko akunze Platini, niyo mpamvu yaje kurana nawe, kubana nawe, abizi ko n'umwana afite atari we ariko aremera kubera ko amukunze aza kubana nawe. Urumva? Ndabyemera. Niba rero ashaka abona wenda reka dufata urugero, Platini aramwanze burundu, aramukatiye burundu kubera iyo mpamvu. Niba urugero bigenze gutyo, Platini amwanze cyangwa akamukatira burundu kubera iyo mpamvu, najyane n'ibyo yazanye, yishaka kugabana
kuko niba agiye kugabana yaje ashaka imitungo ntiyaje ashaka Platini. kari bake bakemera gusinya ivangamutungo akagendera etaje ntacyo abonyeho. nyine ubwo bibaye kandi koko no mu mategeko abaye agenda niko amategeko bitegeka, ariko amategeko y'urukundo atandukanye n'aya leta. icyo ngicyo ubwo urakibuka icyo kintu? Wemera ko amategeko ya leta tugonga natwe ayaca akatugonga? Oya, abantu bajya bicara bakarenganya leta ngo aya mategeko ngo ya leta ngo yangonze ngo mu bintu ntazi. Amategeko muri make ngo amategeko ngo ya leta ngo yangonze. Ntabwo amategeko ya leta yakugonze, ahubwo hariho amategeko ya leta ugomba kubahiriza nk'umuntu utuye muri icyo gihugu cy'iyo leta iyoboye. Nuvuga ngo reka nitangeho urugero, njyewe Riza ndi umunyarwandakazi, ntuye no mu Rwanda, nzi amategeko ya leta y'u Rwanda, uri kumva? Leta y'u Rwanda ntiyemera ko njyewe Riza nshwana nawe Sandra ngo ntore inkoni ngo ukubite. Niba rero dushwanye umujinya ukanga wanjye kandi nzi amategeko, ariko umujinya ukandusha imbaraga nkagukubita, ntabwo ngonzwe n'amategeko ya leta. Amategeko ya leta arakurikiza ibyo agomba gukora n'ibiyanditsemo, amfunge niba ari ukumfunga, niba ari n'impozamarira, niba ari n'ihazabu nyitange, ariko ibyo byose simbitanga kuko nagonzwe n'itegeko rya leta. Ahubwo nagonzwe n'amarangamutima yanjye, ndatandukira mbangamira amategeko ya leta. Hanyuma Platini we niyihe nama wamugira rero nk'awa mugabo wagizweho navuga ingaruka n'urushako? Platini agomba kuba strong ko byagenda kose. Kiriya si igikomere? Kiriya ni igikomere, ariko agomba kuba strong kuko ni umuntu, uri kumva? He must be strong. Platini ni umuntu, uri kumva? Platini afite amarangamutima nk'uko yihagazeho koko, niba ariko byagenze nk'uko yihagazeho akajya gupimisha ADN agasanga umwana suwe, agataha ntabivuge, akurira indege akagenda umunsi umwe cyangwa ibiri ntabivuge, uri kumva? Ni ukuvuga ngo izo mbaraga yagize, ntafate uwo mwana ngo amunige, ntamuhe uburozi ngo apfe, ntamuha ama acid, ntamuha ama produit chimique, arahari menshi yakica umuntu, ntagire na kimwe ahemukira umwana, ntahemukire na nyina. Hari umugabo watagahita afata umupanga akagutema, hari umugabo watagahita akubwira ati tandaraza 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 icyo kiboro wanzaniye cyanavuyemo uwo mwana utari uwanjye, tandaraza ngikozemo ubugari bushyushye kandi ujye unabumira, bugutwikemo kintuza, bugutwike no mu muhogo. Hari umugabo wabivuga, mani birabaje ko yinsetsa pe, ariko kubera naga umugabo nta bumuntu aba afite. Waya nagaruko nta bumuntu. Harya Sandrine reka nkubaze, ako burya we nta n'umugabo ugira, nta mugabo nta mbese sinzi ibyawe. Sandrine nta makuru ufite. Oya makuru ndayafite. Ifuhe uzi icyo ari cyo? Ndakizi. Sandrine ifuhe ni rwo rukundo rwa nyarwo. Uranafukarira ifuhe ni rwo rukundo rwa nyarwo. Burya ikintu kizatuma utamarira kigatuma unanirwa kurya, njye niko meze. Iyo nakunze kurya simbi, mbese iyo ndi broke, umuntu ya breaking someone ya breaking my heart, simbasha kurya. Iyo nashwanye n'umuntu nkunda wirangara ikurangaza, simbasha kurya. Uriya musore kahise kurangaza. Umva se mbwira, iyo nakunze simbasha kurya, simbasha kunywa, simbasha kuryama,
urumva cyo koranywa amazi iyo sinayahakana ndayanywa. Ubundi ikindi kintu nkora ni ukurira. muri make nawe narire yihanagure. Oya yinarira. Platini ari amafaranga watanze kuri uriya mwana, yafate nk'umuntu wayagiriyemo umuntu neza kubera ko wamugiriye neza na nyina umugirira neza. Niba yaramwakiriye akamwumva mbere y'uko undi uwo ari we wese amwumva, kuko njye uko nabyumvise bivuga ko ngo na se w'umwana yari yamaze gutera utwatsi nyina kandi agitwite. Niba warabashije kumwumva mu basore bose yagiye wowe ubwawe Platini ukabasha kumwumva, uri intwari. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, niba waramurereye umwana ukarinda iyo umenya ibanga ugatuza, Platini mugore nagusaba imbabazi uzamubabarire ko ashobora kuba agukunda. Kuri pe Uzamubabarire kuko nagusaba imbabazi uzamubabarire, uzamubabarire, nagusaba imbabazi uzamubabarire. Utabona ndirimbye ngo ugira ngo ndishimye. Iyo situation yawe urimo yarambabaje niba atari planka zanyu cyangwa se niba atari planka zanyu iyo situation yarambabaje kugira ngo hashye. Wabona n'indirimbo ushaka guta hanze ibintu nk'ibyo ukaba nabonye hariya so yitwa ajye gusura yitwa ngo Trauma, ese nirasohoka wanasanga. Gusa niba atari ibyo, umugore uzamubabarire nagusaba imbabazi ngo agaruke, uzamubabarire agaruke. Umugore niba ari byo azigiremo iki? Azigiremo iki umugore? Umugore icyo agomba kwiga cyo ni uko ikinyoma ari intebe bicaraho rimwe. Ikinyoma nta muntu ukicara, ni intebe baticaraho kabiri. Hanyuma dusa n'abasoza Liza twivugira ku modoka nanone yabahavu. Ngo dusa n'abasoza tutavuze ku by'imodoka. Tutavuze ku by'imodoka. Nga kusazi se nabonye ejo bundi tutavuze ku by'imodoka. Reka mbanze nyari ubundi reka nsi fasha. Reka mbanze ndebe hirya no hino ku buryo ntari buze kuza guceceka. uvuye kunyara. Mvuye kunyara. Oya ubu muzabigira mute? Tubanze mbere ya bya bahavu tubanze tuvuga akantu kamwe. Muzabigira mute nimubona ndongowe? Reka ko tukareke na ubwo ntako ntagize. Urumva? Ndakumva. Iby'imodoka ya bahavu rero, mwabantu mwe ariya kuru, harya ni kuru cyangwa ni ariya kuru? Ariya kuru nkubwire, niba uzi ubwenge n'uwo mugabo harya wa mugabo ngo bamwita nde? Bamwita uhe? Wa mugabo ni Jackson. Ariya kuru na Jackson mwikwikoza hirya no hino, amasezerano mwagiranye sinyazi, ariko mbamenyesha ikintu kimwe ku izina ry'Imana, urwego bahava agera hashimisha abantu ni narwo rwego abishatse yagera habababaza. Mbagira inama niba muzi ubwenge, bahava imodoka yarayikoreye n'abafana be barabigaragaza, ni mumuhe imodoka ye, cyangwa se niba mutayibahaye mudafashe umwanzuro w'ubwenge ngo muhereze bahava imodoka ye, ni ukuri irabahagama, nimutaye ni nyamuzayiruka. Ibyo bintu cyoko ako kantu wongeyeho Ngiki niba umva mbabwiza ukuri. Yewe anya imodoka ya bahavu yarayikoreye, turamutora, turahatana, turahenu, nimutayinya muzayiruka. Njya mbagira inama nkariza sano za habisi isanzure byose ngombwa,
ishongore y'umusengo decision maker nyiri imyanzuro ni ukuri ni data we Sandrine hafi isi umutwe ako Sandrine uzi ikintu wahatanira bakakikwima se ya ni ikibazo noneho umuntu agashaka kugira nkaho ntacyo bimurebaho nka ntacyo bimubwiye kandi birakimubwiye biranamureba kuko nawe yarabirebye shamba bwiza ukuri mbabwiza ukuri nawe mudashaka kuruka cyakunnye imodoka ya Ariyakuru nako ya Bahavu Ariyakuru nawe Jackson mufatanye mu muha imodoka ye bafatanye ubwo bikoremo mwikoramo ayo babonye yo kuzana abanyanijeriya mu Rwanda ko bayabonye bashaka kuba baza bakaza gusapotinga sinema nyarwanda niba baza kuyisapotinga si igihembo batanze ni ikihe kihe ese byibura korabo basize bakoranye n'abakinnyi ba sinema nyarwanda ni iyihe ngo byibura n'umuntu asigara avuga ati wenda hari n'igikorwa kigaragara twakoranye ni cyo kintu nenga Ariyakuru kwitarutsa ibintu nkaho ntacyo bimurebaho kandi bikimurebaho ashobora kuba bafite business nyinshi rega nyinshi kugira business nyinshi se birashoboka ubundi kugira ngo ujye kugura iyo uguze ingurube kugira ngo ujye reka tureke ingurube ko ni haramu kandi nubwo ari haramu turanayirya nta n'ikiryoha kurusha nkayo nta n'ikitanga muri hoteli sometimes abantu turanazirya wenda njye sinyibasha ako abandi barayirya ni ibiryo ariko iyo uguze ihene si umushinga w'ihene ukoze si waziguze zizageze iwawe ntiwanazishyuye yego si wazubakiye ikiraro ntizabayemo ntizituje before yuko ujya gukora umushinga w'inkoko banza ugaburire za hene cyangwa se niba zinapfuye zose banza uzihambi inzara ntizizica inzara niramuka yishe izo hene zizahebeba n'inkoko uzagura ntizizatuza kuko izo hene zizaba zikiri guhebeba bishatse kuvuga iki rero ibindi yari yaba bihagaritse ibindi hariya nabihagarika banza atanga imodoka ya Bahavu kuko uretse no kuvuga ngo Bahavu azabahagama kubwe ku giti cye ndamuzi ntazaborohera akeneye ibintu bye buriya Bahavu ni umuntu utuje ko ukeneye ibye akeneye ibye yarabikoreye ntako atagize ngo avunike ndarabivuga nkumva n'umushinya uranzonze ubu na crise yabyuka kubera umujinya Ariyakuru tanga imodoka ya Bahavu sorry mwabakunzi banjye mwe ubu muri ndacyari indembe sindaba umuntu neza babamenyesha ndabamenyesha ko Ariyakuru tanga imodoka ya Bahavu ufatanyije na Jackson wawe byo mupanga simbizi nibyo murimo simbizi icyo nkeneye nuko nicyo Bahavu akeneye ni imodoka ye muzayimuha kubwe kuko ndabizi ko atazabareka yagiye no muri RIB Bahavu ni umuntu ukorera ikintu cye akanakenera kukibona ntimubigire bimwe bya Judith na ba bantu bamwambuye kuko Bahavu atandukanye n'undi muntu uwo ari we wese Bahavu agomba kubona ibye ikindi kintu nshaka kubamenyesha urakizi Sandrine ndakumva fora ni igiki ntacyo namenye ntacyo wamenya nyine ikindi kintu nshaka kubamenyesha ariko ufite abafana koko ntabagira
ikindi kintu nshaka bamwe ni n'abakiriya banjye bari hano ikindi kintu nshaka kumenyesha Ariya Kuru ari muri Kigali Bahavu nataguhe ngo iki wari ubizi ngo muri kandi muri Kigali Boss Babies si yesese woje deza baturumbukanye yo bari barakaga Shani Zurantis ariko Kigali maze kusha nyakubahwa Bafite perezida amafaranga. Paul Kagame nta kutagize bafite amafaranga perezida Paul Kagame uri icyitegererezo reba aho umunyamahanga asigaye aturuka iwabo akavuga ati Kigali ni ntahatura sinzabaho nukuri ukwiriye umwuzukuru usa kuriya uriya mwuzukuru ufite ni igihembo Imana yaguhembye kubera ibyo wakoreye u Rwanda mugende mwirangara gusa niyo mutaha Ariya Kuru niyo mutaha Bahavu imodoka ye akanabihorera twebwe nk'abafana be tuzabirukaho mpaka ubu noneho arizo simpagurutse ndaje mbavu umva se wamenera umuceri umva se Ariya urabizi aho tuziranye Joxy urabizi aho tuziranye mudahaye Jeannette Bahavu imodoka ye mutambona nsa ntya tuzahatana ubu ndimo ndakira neza tuzabonana Yise umuvugiza Bavu tayari kandi buryo uzi ukuntu umunyarwanda yaciye umugani umunyarwanda yaciye umugani ngo nta kadashira na Prince Kid yaratashye nta kadashira na Ndimbati yaratashye nta kadashira n'imodoka ya Bahavu izataha nidataha i Kigali hari undi uzataha ahandi hantu mu nkengero z'umujyi Majarbele hehe ibintu nk'ibyo za Majarbele wisubifuriza ibyo se simbi bifurije ko niba bishaka bazabibona urumva aricyo gikwiye dusoza gira inama umuntu bita bavuye deje ageze muri RIB gira inama noneho Ariya nawe wayimugiriye ko agomba ari inama namugira nuko nibadatanga igihembo bemereye Bahavu kiriya modoka nibatayinya bazayiruka ako kanetse kuguma ukavuga gateye nibatayiruka bazayinya ko gateye umujinya ibintu nibide nibatayiruka bazayinya niba batayifashe mu maboko yabo n'imitima yabo nk'abantu bazi ko ari umuntu wayikoreye ngo bayimuhe nibatayiruka bazayinya gira icyo ubwira abakunzi bawe ariko kurya karuka Bavu babanyo biteza niko uvuze uretse na Bahavu yego Bahavu ntiyoroshye ariko natwe nk'abafana be ntitworoshye tumuri inyuma mugiye kubazengereza ego mana kandi bizabera mu ruhame uri muyahe mana we reba essence frere yaguze n'amafaranga yashoye yego nyawo ritanga imodoka y'abandi nyakubyara we nukuri sirimuka dore uri umusirimu n'ubundi sirimuka nicyo babwira abakunzi bawe tunataha ahubwo si ibintu ko babikoreye Bahavu ari umudamu wubatse w'umubyeyi mama amoha akaba ibaze iyo babimukorera akiri inkumi nabwo yaritondaga Bahavu nyabusa aritonda mbwira none iyo babikora nkanjye mbwira nk'iyo babikora nkanjye bumva nicaye ku mutwe wa Ariya hejuru ndetse gira icyo ubwira abakunzi bawe tukureke icyo kuryama shanda bakunda narimbakumbuye narimbakumbuye mu minsi mike ndaje mbatemo bya nyabyo ndaje ndakomeza ndabatamo ku Gasaro ntabwo muzongera kunkumbura mugiye kujya mukunda kumbona icyongeho abakeneye kuvugana nanjye abanyeneho serivisi zanjye kuva zamani
nabaha nimero yanjye sha I'm sorry banyibye telefone mbura amanimero yanyu n'iki ariko ubu nimero ndi gukoresha unkeneye serivisi zanjye iki n'iki 079 85 35 276 nongere mbisubiremo unyeneye kuri serivisi zanjye shwadiru n'iki urumva wampamagara kuri nimero yanjye 0798 85 276 gusa narimba umva si narimba kumbuye abishoboye mujye muza no kunywa byeri wanjye ndacuruza byeri udufanta iki n'iki ushatse n'akanyama burya nakakohereza cyangwa nagukatira ku yanjye nabirenze ukirira ukimerera neza ndabakunda murakoze namwe Gasaro TV.